guca umwoyo muri uwo mujyi wa Kigali. Isimbi Noeline Niwe mukobwa w'umunyarwanda wahisemo gushyira ubwambure bwe ku karubanda akabicisha muri filimi z'urukozasoni abenshi bazi nka porno. Akomeza avuga ko kandi igitsina Ubaye ugikoresha kikakwinjiriza nta kibazo kibirimo. Tugera ku gitsina tukavuga ngo igitsina si part of our body. Niba igitsina cyo gikoramo business kikakwinjiriza it's okay. Okay, niba mbikoze nkabikora amafaranga ngiye nkumva ku mutima wanjye ntacyo nishinja kandi binyinjiriza it's okay. Rubanda bazavuga bahore niko bavuga baravuga bagahora. Ndetse umukobwa yivugira ko akeneye kuzatwara igihembo cy'umukinnyi wa mbere wa filimi z'urukozasoni ku isi. None ubundi uyu mukobwa ni muntu ki? Ubundi se kuki yahisemo gukina filimi z'urukozasoni? Ababyeyi bese iyo bamubonye babyitwaramo bati. Ibi nibyo tugiye kuvugaho. Nje nabahaye yambo. Nitwa Justin Rakoze umuhungu w'abanyarwanda. Ikaze. Niba ugurisha umwoyo waba w'imbere cyangwa w'inyuma, waba ugurisha mu mazuru cyangwa ahantu hose ufite umwobo mu kanwa mu mubiri wawe, bifate nk'akazi, ubyemere nk'akazi, werure. Uyu mukobwa yavukiye mu karere ka Rwamagana mu ntara y'Iburasirazuba, avuka mu 1999. Uyu mukobwa yatangiye kwigira inakoreka ubwo yari afite imyaka 9, ubwo yari asigaye atahana n'abagabo mu rugo rwa se, ubundi bakicundeba bagasambana kakahava. Iyo umubyeyi we yabonaga ibyo byose yaramukubitaga. Kari agakobwa gato ariko gakunda wincenke, gakunda ku bintu nyine. Baje no kumujyana Indera mu bitaro by'abasazi kubera imyitwarire yaratangiye kugaragaza akiri muto, kuko yasambanaga buri munsi maze bamukubita nibigire icyo bitwara. Iyo system yarayikoraga bageze aho tumutwara n'Indera tureba tutatuzi ko ashobora kuba no kumusengera, wagendaga amusengera turareba mwana akagenda canga akagenda mu bipango bakaza bagaduhamagara. Uyu mukobwa yaje gutoroka ibyo bitaro by'abasazi maze awungira i Kigali. Yarazi ko i Kigali ariho hantu hatuje atazongera gukandamizwa, maze niyongera gusubira iwabo. Amaze kugera i Kigali yatangiye kwigira indaya muri Kigali kuko ari byo byari kumuha amaramuko. Muri ubwo buzima Isimbi yafunzwe inshuro nyinshi cyane. Nyuma mu mwaka wa 2010 ubwo yari afite imyaka 11 yahise afatwa maze ajyanwa mu kigo ngororamuco cy'Umusanze, ariho yamaze y'imyaka 2 maze ararikurwa ku myaka 13 ye gusa. Abona ko Kigali itari shyashya maze asubira iwabo kubana na papa w'i Rwamagana. Papa we yari umudemobe, ni ukuvuga ko yari yarahoze ari umusirikare maze aza guhabwa ya passion. Isimbi agize imyaka 14 rero yarongeye atoroka iwabo maze ajya mu gihugu cya Kenya n'amaguru. Uyu mukobwa akigera mu gihugu cya Kenya yahise afungwa imyaka 9 kubera ko nta byangombwa yagiraga. Bakimufunga yahise yoherezwa mu Rwanda maze ahiga indangamuntu. Agize Imana arayibona. Icyo gihe yaje gusubira muri Kenya ndetse no muri Afurika y'Epfo, kandi izo ngendo zose yazikoraga n'amaguru. Ni ukuvuga ko yabaga yageze mu bihugu byinshi maze akagera hagiye, ariko hose akagera agenda n'amaguru. Akigera muri Afurika y'Epfo ubuzima ntabwo bwamworoheye, ahubwo yaje guhita yisanga ari umumansuzi mu tubari ndetse akanacishamo akigurisha. Ibi bihugu kari bitatu yari yaragezemo inshuro utabara. Yaje kugaruka mu Rwanda muri 2018 ahita nitabira Miss Rwanda 2019. Akimara kujya kwitabira Miss Rwanda ntabwo yigeze ayitsinda, ntiyabashije gutambuka kuko atari yujuje metero zisabwa z'uburebure ndetse n'amashuri yasabwaga kuko yari yarize primaire yonyine. Nyuma yo kudahirwa no kuba Miss Rwanda rero Isimbi yaje kujya muri Nigeria akomeza ku kazi ko mu kumansura. Nyuma birangira yobotse inzira yo gukina filime z'urukozasoni. Gusa we yabivugaho avuga ko avamo agatubutse. Ubwo Isimbi yari ari gukora ikiganiro ku Isimbi TV ari ikibazo yabashije mu Rungisabe, namwe munsubize uko mwari kumusubiza iyo muza kuba muri uyu mugabo. Yaramubajije ati, Sabe uyu utarashaka wenda nitwara muri Benz yanjye, mfite inzu nziza ni Kigali nko muri Vision City, tugahura wenda nkakubwira ngo nshaka kumbera umugabo, wabyanga? Namwe muraza kumbwira muri comment. Mbega umukobwa ibaze kuba ku myaka ye mike cyane yanga papa w'urunuka, kuko ngo yamufashe nabi mu gihe yari akiri muto, akamufata nabi hamwe na nyina wababyaye, bituma kurana urwango ruteye ubwoba kuri se. Isimbi yaje gukurana ihungabana rikomeye, ari ryo ryamuteye kugira iyi myitwarire mibi, kuko ngo papa we yahohoteraga nyina ku buryo Isimbi byamuteshaga umutwe bikanamubangamira, bigatuma n'ubu ngubu afata umwanzuro ko atazigera ashaka umugabo. Papa we yari umudemobe wari warakuye ihungabana mu gisirikare, mu gihe nyina we yari yarashakanye n'uyu mugabo ubwo yari afite imyaka 16. Nyina yananiwe kwihanganira ihohoterwa akorerwaga n'umugabo we maze arahukana ajya gushaka umugabo ku Gisenyi. Ari byo byatumye Isimbi na musaza we basigara maze babana na se gutyo. Isimbi yivugira ko ubwo nyina yabasigaga uyu mukobwa yari afite umwaka umwe, ni ukuvuga ko yasize umwana utabasha kugenda. Ibyo nibyo byamuteye ihungabana rikomeye, akura yumva ko nta rukundo rw'ababyeyi yigeze agira. Papa wabo ntiyashoboye kubarera, byatumye barirwa na nyirakuru wabo, gusa nawe ntiyatinze yahise apfa ubwo Isimbi yari afite imyaka 7. Ariyo ibintu byaje gukomera maze ubuzima burakara cyane, maze ubuzima burabacanga nabo baracanuganyikirwa. Yaje kuza i Kigali ku myaka 9 akomeza avuga ko iseta ye yari mu Kiyovu cy'abakire. Abatuye mu mujyi wa Kigali murahazi. None urumva yarakoraga kayi kazi? Namwe muri abantu bakuru muraza kumbwira. Uyu mukobwa yafungiwe ahantu henshi kandi hatandukanye. Ubuzima bwo mu Rwanda bumunaniye ahitamo kwerekeza hanze yarwo aziko ari hazaronka
yanyuze mu bihugu byinshi kandi ibyo bihugu byose binyuragamo n'amaguru kandi mu bihe bitandukanye. Gusa yagiye afite urwitwazo avuga ko ari impunzi iturutse mu gihugu cya Kongo. Ibaze nawe kuva mu Rwanda ukajya muri Uganda warangiza ugahingukira muri Kenya ukitura no mu bihugu nka South Africa. Akigera muri Kenya, Isimbi yafunzwe amezi 9 yose kubera kutagira ibyangombwa. Amaze gufungurwa yakoze urugendo rwo kuva muri Nairobi yerekeza muri Afrika y'Epfo. Yivugira ko yamaze amezi 2 n'igice akicaye mu modoka, kandi ubwo yagendaga akwepa inzego z'ubutekano ku mipaka. Ibyo byose bigaterwa nuko nta byangombwa yari yibitseho. Akigera muri Afrika y'Epfo yabanjeje gusaba akazi ko kumansura mu tubari twaho. Abonye ko nta mafaranga avamo, yiyemeza kwimukira mu kimansuro maze aba umumansuzi mu tubari dutandukanye. Ako kazi yaje kukareka maze agaruka mu Rwanda afite intego yo kuba nyampinga w'u Rwanda 2019. Gusa n'ibyamuhiriye kubera ko yasanze hari ibyo atujuje, nko kuba Miss Rwanda uba ugomba kuba ufite metero 1 na santimetero 70 kandi ukerekana n'impamya bumenyi yuko warangije amashuri yisumbuye. Gusa n'ibyamuhiriye kubera ko yasanze hari ibyo atujuje, kuko kuba Miss Rwanda biba bisaba metero 1 na santimetero 70 kandi ukerekana n'impamya bumenyi yuko wasoje amashuri yisumbuye icyiciro cya AD. Ibi byose rero ntabwo yari abyujuje kuko yari yararetse ishuri ubwo yigaga mu wa 4 w'amashuri abanza. Uyu mukobwa nyuma yaho nibwo aciye ururondogoro ku mbuga nkoranyambaga ubwo yasohoraga amafoto yambaye ubusa buri. Aya mafoto amaze kugera hanze, uyu mukobwa yabaye icyamamare. Bamwe bati ishyano riravutse da, abandi bati yataye umuco. Gusa aba bagabo bakunda byacitse bo bari kumwemerera batamujajinga bavuga ati nta gikuba cyacitse kuko ni ibisanzwe. Mu 2020 uyu mukobwa yahise atangira umwuga ukomeye wo gukina filime z'urukozasoni abenshi tuzi nka pornography. Ukimara kumva ibi mvuze ugize isoni ndetse n'ukumvishe nawe warakurebye. Aka rero ni akazi kamuhiriye akimara kukajyamo ku buryo n'ubu ngubu yumva atazigera kareka, kuko niwe mukinyi wa mbere uturuka muri Afrika y'Iburasirazuba ndetse na Afrika yose ukunzwe kubera umwihariko we iyo ari gukina izi filime uburyo abikoramo neza. Akina yitwa Lily Love. Ucyumva iryo zina wumva ibindi ugishakisha iryo zina ku mbuga nkoranyambaga umusatsi uraza kukuva ku mutwe. Inama nakugira nuko urabanza ukihengeka ukajya ahantu utegereye abantu kugira ngo hatagira ukubona. Wirinde kandi kwegera abana kuko biteye isoni. Amashusho ateye isoni aho abakobwa babiri usanga bahuye bari mu bikorwa bigiye bitandukanye bigaragaza ibikorwa by'ubutinganyi ndetse n'ibibitera inkunga. Ahandi ugasanga ari umukobwa n'umuhungu, yewe byacitse kuko ari naho usanga ari umukobwa n'abahungu babiri kandi bose bari gukora ibyo bikorwa. Ubwo rero n'uburi kureba ayo mashusho umenye ngo uragira ubwoba ndetse n'ikimwaro, kandi n'uburi kuyareba uraza kwibwira ko n'ibikuta biri kukureba. Isimbi afite urubuga rwa OnlyFans ari rwo acururizaho ayo mashusho n'amafoto, akaba arebwa n'abarengeje imyaka 18. Kugira ngo ubashe kureba aya mafoto wishyura amadolari 10 mu mafaranga y'u Rwanda, na amafaranga angana n'ibihumbi 15 by'amafaranga y'u Rwanda kugira ngo ube wareba amashusho ye. Aya mafaranga si make cyane kuko uyu mukobwa arebwa na miliyoni z'abantu, no kuvuga ko yinjiza agatubutse. Uyu mukobwa wahiriwe no gukina filime z'urukozasoni aherutse kwibagisha amabere ye maze barayatunganya neza, ubu ahagaze nk'umutemeri. Nubwo abantu benshi barwanya ibikorwa bye, yivugira ko ibi yabikoze ari amahitamo ye kandi nta muntu yigeze agisha inama. Ubwo rero ngo nimukamujajinge kuko ngo abanyarwanda n'ubundi ngo ntago ari bo bantu yifuza ko bareba ibintu bye. Yivugira ko aka kazi agakuramo agatubutse kandi bizamutunga kugeza ashaje. Ibi byose akaba yarabivuze agira ati abavuga menshi si bo